nyandikira ngo the compound effects muri comment box. Ni ingaruka z'utuntu duto. Yeah, good. Rero muri kino gitabo cyitwa the compound effects bavugamo ibintu byinshi cyane, ariko imwe muri topic yamfashije ikampindurira ubuzima cyane ni ngi yitwa ngo the power of association, cyangwa se ni ikintu bita association. Rero bagiye kubitubwiraho. Association ni muri kubyumva neza ni ibiduki n'abantu badukikije cyangwa se ibintu bidukikije muri rusange. Aka kanki turi buze gukora twebwe ntabwo turaza kureba ku bidukikije cyane, nubwo nabyo ari ibintu tugomba kwitondera nshuti yanjye. Nibwo nabwo ari ibintu tugomba kwitondera, ibintu bidukikije, ibintu biri around yawe ujye byitondera cyane, kuko bishobora kuba bimwe mu bintu bigusubiza inyuma, bigasubiza inyuma iterambere ryawe, bigasubiza inyuma enthusiasm yawe, urukundo n'umunezero wawe bikawusubiza inyuma cyane. Ibintu bigukikije rero ibintu wumva bibyo byawe bituruka ku bantu runaka, ahantu uca, ahantu unyura utashya, ahantu utuye, buriya nawe hagira uruhare rukomeye cyane mu iterambere ryawe. Hagira uruhare rukomeye cyane mu iterambere ryawe kabisa. Niba utuye ahantu wenda tuvuge haba nk'abasinzi, urimo kwitumirira ukumva nk'umuntu agukubise icupa, ndakubwiza ukuri ko ahantu harakwafekita, naho hari mu bintu bidukikije. Rero hano rero ko twigarira kuri association, ntabwo turibanda cyane ku bintu, turibanda ku bantu. Noneho sasa nubwo nabyo nkuko bivuze, ugomba kuba careful ku bintu byinjira muri mind yawe, ugomba kuba careful ku bintu byinjira mu mutwe wawe ndetse cyane, ugomba kuba careful ku bintu byinjira mu matwi yawe, ugomba kuba careful cyane ku bintu byinjira mu maso yawe, kubera ko ibyo wumva nibyo bigushapinga, ibyo ureba nibyo bigushapinga. Yanda nshuti zanjye, ni ibintu birenze cyane. Yeah, good. Hanyuma rero reka twitangirire topic yacu, nizere ko mwafashaga kayi muri kwandika. Tutangirire kuri introduction. Rero ni gutya tugatangiye. Nimba ugihari ukiri kunyumva neza cyane, amarwa ari kugeraho 5 nyandikira rimwe muri comment box. Nimba ukiri kunyumva amajwi yanjye akaba ari kugeraho 5. Hanyuma nimba uri no kubona ahantu handitse introduction, nyandikira 2 muri comment box. Nimba byose uri kubibona nyandikira, nimba uri kubona ukanumva nyandikira 2 muri comment box, cyangwa se mwandike 12, rimwe ivuga kuba uri kunyumva, 2 ivuga kuba uri kugira gute, uri kubona ibintu ndi kuguhereza. Hanyuma kandi nturambirwe gusharinga ino link ku nshuti yawe cyangwa umuvandimwe. Iyi link rwose wemewe no kwisharinga umuntu utabara muri ino business, wemewe nimba uri mudugudu, wemewe no kwisharinga abaturage bawe bakaza bakiyumvira. Tuvuga nka Claude kabisa, anamurezi ko Claude ari umuyobozi w'umurenge. Ni umuyobozi w'umurenge, yemeye kwihereza abaturage bakaza bakumva. Claude ndamushuje cyane. Yeah, all right, wemewe kwihereza abaturage bakaza bakumva rwose, kubera ko ino topic ni sawa cyane. Hano muri introduction baratubwiye ngo birds of same feather flock together. Baravuga ngo hano inyoni zifite amababa amwe, izo nyoni zigurukira ahantu hamwe. The people with whom you habitually associate are called your reference group. Ngo rero abantu buri munsi mugendana, abantu buri munsi muba muri kumwe, ngo abantu babita ngo ni reference group. Reference group nabwo bwade ni ibintu birenze. N'abantu iyo reference murabizi muri business yacu tubona icyo bita referral bonus. Ngo n'abantu mu yandi magambo, iyo umuntu ari agushaka cyangwa ari kukurangisha, iyo umuntu ari kukurangisha, n'abantu yakoresha kugira ngo akugereho. Reference group mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo iyo tubonye uyu muntu n'uyu muntu, ubwo nakana akaba ari hafi ahangaha, ibaza abo bantu ngo babita reference group. Ni ikigare mbese muri make. Ni ikigare. Kwera cyera twayaga tugira ikigare ko bati ikigare cy'abakana kakiratambutse. Ukabuze ngo nimba ari muri siporo, nkabona agiyemo wadereka nkoresha abantu ndi kubona hano kuri live, abari kuza hejuru, nkabona agiye, nkabona wenda yo Claude, nkabona yo Josue, nkabona yo Mani Rarora, nkabona yo undi nindera, nkabona yo Weraris. Ngo abo bantu nimba babonye, ubwo birasobanuye ngo nakana karahanga. Iyo niyo bita reference group. My dear, abantu mukunda kugendera babita reference group.
duhaye cyane Kayinamura Diogene from Kirehe, ni umushuti wanjye cyane. Hano rero akunze kuvuga ngo the people with whom you habitually associate are called your reference group. Aravuga ngo according to research, ngo dushingiye ku bushakashatsi by social psychologist Dr. David McClelland of Harvard, dushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'umugabo witwa David, hano harimo umuntu witwa David, ku mugabo witwa David cyangwa Dawidi McClelland wo muri kaminuza ikomeye cyane yitwa Harvard, yaravuze ngo your reference group determines as much as 90% of your success or failure in life. Nshuti yanjye, niyo nasoreza ahangaha training irarangiye. Training niyo nasoreza ahangaha wamaze kubyumva neza cyane. Ubushakashatsi bugaragaza ko ngo reference group yawe cyangwa ikigare cyawe kigena 95% by'iterambere ryawe cyangwa se by'iteranyuma ryawe. Ntabwo mbizi nimba uri kumva iki kintu. Kunyuma neza nyirikira rimwe muri comment box. Ibyo bintu ihangano binyakodingire nimba ari kutumva recordingire kabisa. Gino training bisa. Batubwiye ngo ikigare cyawe kigenda times as much as 90% success of failure in life. 95% iterambere ryawe cyangwa se iteranyuma ryawe papa. With box akaruha ko kuba gafatiye na screenshot kwanza. Cyakubwira ngo ikigare cyawe abantu mugendana bagena, abantu muvugana cyane umunsi ku munsi, abantu wirwana nabo, abantu muba muri kumwe, bano bantu bagena 95% by'iterambere ryawe. Peter Mati ndashaka ikigare cya Dangote munshakire nimero ye. Alright, hari akaririmbo ntago nkibuka neza, ariko ubwo mitse nibikira kuri ino topic, kuri kano kantu Peter ashizemo. Umuvandimwe wari kuvuga nyine ibintu by'imigisha izamubaho, akavuga ngo rero arifuza ko Dangote aba umushuti we wa hafi. Ndaza kubasharinga kariki kayo kiyo groupe kiyo ndirimbo, muraza kuyumva neza cyane tunasoza ndaza kuyibacurangira. Yeah, good. Rero nshuti yanjye, iki kigare nshuti yanjye ugomba kwita ku kigare cyawe. Umuntu niyo muri kumwe, umuntu mutari kugera muri mutafite the same vision, uwo muntu agira ngubwire ngo bro, uwo muntu ariko arakwangiza mu buryo utazi papa. Ndabyibuka njye nkunda kubibwira abantu, nigeze kujya kureba upline wanjye witwa Peter Mr Top 1, umwe mu bagabo bakomeye cyane muri no business, umwe mu bagabo bakoze ibintu by'imbaraga. Njyewe ndamwemera cyane. Uwo mugabo witwa Petero rero nagiye kumureba, business yanjye itari kugenda neza. Ndabyibuka icyo gihe njya kumureba papa yarambwiye ati manzi nyereka abantu muvugana umunsi ku munsi, nyereka iyo bita ko engine yawe. Ndayimwereka, akajya amaza se abantu muvugana, ubundi abo bantu bari positive kuri business, abo bantu suri muri business bahagaze kuri we rwego. Akajya amaza saba ufite sheri icyo gihe ntago nibuka nimba nari mufite cyangwa ntari mufite. Ariko icyo gihe yaravuga ati na sheri yawe nimba namufite manzi genzi yo muri kuvugana papa, muba muri kuvugana irimeze bite? Nimba ufite umusheri uguca intege, ntago wenda hanga nabagira inama cyane kubera ko ibintu Afreni akugira inama shera akagukoropa. Ariko rero niba ufite shero negative nabyo bitekerezeho. Ariko umuntu wantwariye raronje yayizanye ngacomeka telefone ra. Alright.
dukomeze abantu bafite raronje yanjye kabisa bayinzanire umuriro ugiye kunshirana. Alright, dukomeze cyane. Abantu bafite raronje yanjye batira ntibatirure. Ndikubona kandi wagira ngo ni Varesi ifite. Unzanire raronje papa. Dukomeze tuganire. Umugozi se rero uriye mwana ya. Joni Paul ufite umugozi. Umugozi warapfa. Ngwira. Wahari. Imuhize umugozi. Joni Paul notira umugozi. Nandomo wari Warapfa ndebera imbugu. Yareka mecomekaho telefone laptop device yacu. Itaza kugira ikibazo kwigana bikomeze. Umugabane tubajije ngo ninde muntu mumarana igihe. Ephraim ati abenshi abasheri nibo babakwitingisha pe. Ariko Ephraim aya makuru wayabwiwe niki? Ariko Ephraim ntago yabesha buri yarabizi. Hano natubwiye ati abenshi abasheri nibo babakwitingisha. Ariko reka twirebera ibirimo aha ngaha. Ati Ephraim afite experience yarakwitinze ahora gato. Reka twikomereze papa. Ntuko ariko sarya kumva inoti training wenge bawe baza tuganire. Ese ninde muntu mumarana igihe? Iki kibazo kinsubiza kwanza kibi ikibazo gitekerezeho. Ninde muntu mumarana igihe? Ubusebura mwandika muri comment tube tubiretse. Ninde muntu mumarana igihe? Je no muntu nishakira kumbwira cyangwa se umenya. Abantu bakiri kunyuma bayerekere rimwe muri comment box kubera ko amajwi yanjye menya atari kuza neza. Nimba muri kunyuma mugerekere rimwe amajwi okay ndikona muri kunyumva reka twikomereze. Ariko ngo who do you spend the most time with? Nimba ugihari nire umuntu marana igihe. Ariko ngo who are the people you most admire? Dibani nk'abantu nyine muba muri kumwe muri guciringa. Ni bande ni abantu banga ni bande mujya muciringa muba muri hamwe nyine cyane. Mbese ngo kubaza ngo ikigare cyawe ni iki? Ikigare cyawe ni iki papa? Ndikubona comment section yaryoshye imenya ari ryo bacikanwe. Oh my God. Ephraim ati hari umupatina wanjye wari ufite inara riteresi. Sheri bavuganaga amasaha 10. Ku munsi byarangiye amutwaye ndakurahi. Ngo bwira mugenda ndakubwira iwo ndiwe. Reka twikomereze. Arakomeza tubwira ngo are those two group of people exactly the same? Okay. Ahangano ndo nakumvishe neza. Aravuze ngo ese ninde muntu mumarana igihe? Icyo ni ikibazo cyane. Rero bavuga ese ninde muntu wumva wifuza kugera ku bintu afite? Wadama yaringa nyine cyangwa se ukurira ingofero nimba ariko navuga. Ese mu bantu ukurira ingofero mu bantu uvuga ati uno muntu ni ari hejuru cyane. Abo bantu ni bande kuri wowe? Are those group those two groups of the people exactly the same? Ese abantu mumarana igihe ni abantu wumva wemera cyangwa se ubona nyine bafite ibintu wifuza kugeraho? Ubona ari abantu bari positive kwati nanjye paye positive nk'uno muntu byaba ari sawa? Ubona batumira cyane ku buryo uvuga ati nanjye numeye nk'uno muntu byaba ari sawa? Ubona abantu bazinduka ku buryo uvuga ati nanjye ngiye nziruka kuko uno muntu azinduka byaba ari sawa? Ubona ari abantu bakorera amafaranga ku buryo uvuga ati namutse nkore amafaranga nk'ayo no muntu akorera byaba ari sawa? Abantu mumarana igihe ni nabo abantu uba nyine bari ku rwego wifuza kugeraho. Niko ikibazo kibaza. If not,
why not? None nimba ataribo kubera iki papa? Kubera iki abantu marana nabo igihe kinini atari babandi bari ku rwego wifuza kumarana nabo wifuza kugera? Niko hano bari kukubaza ikibazo. Ubundi abantu bagakwiye kubarana igihe, wagakwiye kuba ufitanye umubano nabo munini, ni babandi turi kugendana, ni babandi wifuza nabo kugera ku bintu bagize gute bafite, bari positive. Ariko usanga bamwe bimwe Efrem yavugaga, usanga umuntu yarakwitinze kera, ntabwo mugihuje intego, umuntu ntabwo mukiri mu mujyi umwe, ariko uwo muntu niwe ukiri ikinwanyi cyawe cya hafi. Gute none gute tubwire? Jim Rohn waravuze ngo, Jim Rohn told that we become. Jim Rohn we yaravuze ngo yigishije bano bagabo banditse uno wanditse kino gitongo, yamwigishije ijambo rikomeye cyane rivuga ngo we become the combined average of the 5 people we hang around the most. Jim Rohn yaravuze ngo uba nk'abantu 5 umarana na bigihe kinini. Ako kantu ntago bizi nimba uri kukumva neza. Una muntu ari muri bisi yitwa Nsengumuremyi nde? Edward. Okay. Papa wacu Edward Nsengumuremyi kabisa. Ndamushimiye cyane ari kudukurikira yibereye muri bisi. Ni umupapa ubikora neza cyane, ukorera hari y'Urubavu. Hano yavuze ngo uba ikigereranyo cy'abantu 5 gendana. Magambo ifasha abantu 5 mugendana wowe uri wa 6. Nimba ari abantu 5 ari abasinzi, ugura igisinzi cya 6. Ni urugero ndi gutanga, ariko hatagira umuntu wenda komeretse, sibyo? Nimba abantu 5 ari abantu b'ibinebwe, ugura ikinebwe cya 6 papa. Ngo Jim Rohn yaravuze ngo, Jim Rohn say we could tell the quality of our health. Ngo rero ngo yavuze ngo tumenya uburyo ubuzima bwacu buhagaze neza, imitekerereze yacu ihagaze neza, imyingirize yacu ihagaze neza, tukimara kureba uko abantu badukikije bimeze. Abantu badukikije nimba ari abantu badafite ubuzima bumeze neza mu buryo runaka, n'abantu wenda tuvuge hari muzi urugero rwiza natanga, ariko mujye muzitanga no muri comment box nana. Bisobanuye ngo uramenya nimba ubuzima bwe buhagaze neza urebeye ku bandi bantu bangahe mugendana. Yego uramenya neza abantu mugendana imitekerereze yabo, ukimara kumva ukuntu abantu muri kumwe imitekerereze yabo ihagaze. N'imyingirize yawe nuko nimba abantu muri kumwe bingiza udufaranga twa hasi ucuruza kasi cyane sanakara uza kutubeshya cyangwa ukihuza n'abasa. Menya aho ugomba kuba nuko uganishi ucuruza ikombe ko ndi kumve ikaze ifu asasamuta sani takuraye. Hano rero umuntu muri comment abivuze neza, arakomeza aravuga ngo the people with whom we spend our time determine what the conversation dominates our attention. Ngabantu tumarana igihe nabo nibo bagena ikiganiro ugira. Nimba abantu muri kuba bari kuganira iby'imipira, niyo wari usanga ari ibintu utajyamo cyane, muri no misura bubizi ibintu byoroshye. Nimba abantu muri kumwe bari kuganira ibintu by'abahanzi, niyo waba atari ibintu usanzwe uzi, ejo bundi uzaba nawe ibintu by'abahanzi ari ibintu byawe. Ndi gutanga ingero. Nimba abantu bari kuganira ibintu bitagenda neza, icyo kiganiro cyawe nawe nicyo kintu ugiye kwiberamo. Niko bimeze n'ahantu ibyo bintu wabihungira. Aravuga ngo rero conversation demands our attention, and to which attitude and opinion we are regularly exposed.
ngo eventually we started to eat what they eat. Oh my god, oh my god, buri muntu iriki na isharinga abandi bantu babiri kiri kugendana. Hano navuze ngo rero bitewe n'ukuntu abantu mugendana muba muri kumwe bya hafi, utangira kurya nk'ibyo barya, utangira kurya nk'ibyo barya papa. Nimba nta kintu waryaga, abo bantu mukaba muri kumwe cyane, uzatangira kurya nk'ibyo barya. Reka bro, abantu mugendana ubitondere kabisa, umanze bakoreho ubugenzuzi. Abantu bakoreho ubugenzuzi rwose. Dukomeze. Haravuze ngo rero you start to eat what they eat. Icya kabiri ngo you start to talk like they talk. Utangira kuvuga nk'uko bavuga. Ndakubwiza ukuri, aka kanya umuntu mukunda kugendana hari amagambo menshi utangira gukoresha yewe narangaje utangira gukoresha nimba ari amasaku, nimba avuga arandaga, nawe utangira kugenda ushyiramo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo uri kubyumva neza? You start to talk like they talk. Icya gatatu ngo you start to read what they read. Ngo utangira gusoma nk'ibyo basoma. Nimba basoma icupa ngo nawe uratangira urisome. Turi kugendana? Ubwo nyine tayari nimba ari igitabo ngo nawe uratangira ugisome. They start to read what they read. Siyo gusoma icupa atari reading. Ariko utangira gusoma nk'ibyo basoma. Nimba ari batangira basoma icupa ngo nawe urarisoma nyuma y'igihe gito. Turi kugendana? Hari ikindi ngo you start to think like they think. Petero ati ubu ndi kuri Kabutunda. Petero wowe rwose ngo ikigoyi ubu ndi kuri Kabutunda. Ubwo urumva umusaza turi kumwe turahorana. Comment yawe ntabwo uri kumvikana. Ikirera ikigoyi natangiye kukimenya. Okay, kubera iki ubwo Efuremu? Efuremu ati ikirera ikigoyi yatangiye kukimenya bitewe n'abantu tuba turi kumwe. Ngo you start to do what? To think like they think. No, ikindi ngo you start to watch what they watch. Utangira noneho kureba ibintu kuri za social media no ku mateleviziyo. Nimba wenda wakundaga kuri televiziyo wenda uri kureba Mwanafunzi cyangwa se n'abandi bantu bagushyiramo imbaraga, ukaba umwana wenda n'abantu bo bakunda kwirebera agafilime, ejo bundi uzatangira nawe uri kukareba. None ikindi ngo you start to treat people how they treat them. None utangira no kwita ku bantu nk'uko babitaho. Nimba ari abantu mugena n'abantu bubaha, nawe utangira kuba umuntu wubaha. Nimba ari abantu b'ikinyabupfura gike, nawe utangira kuba umuntu usuzugura ikinyabupfura tayari kigerwa ku mashini gitangira kubarwaho. Hanyuma ngo dress like they dress. Tangira no kwambara nk'uko bambara papa. Hano ndakubwiza ukuri, abantu benshi baje muri do business hano wenda na Joseph na ibintu arabyumva neza, ndabizi ko turi kumwe. Akaza akavuga ati ngiye sinakwambara ikote mwamadage nimwe, ikote ni ry'amadage. Ariko kubera kuba turi kumwe, kuba turi guhorana n'iki watangira no ukabona agakote ni sawa. Kurya none agakote ubari nakadanje, kurya ukajyana no ku mazi, wajyana muri dushe ukagenda wambaye ikote. Hanyuma avuga ngo rero ngo even like how they are. None umva ibintu byadanje. Murana utangira no kwinjiza amafaranga nk'uko bayinjiza. Abantu mugendana binjiza ngahe? Abantu mugendana bararikorera byanyabyo. Bitekereze. Noneho umbakana vuze ngo the funny thing is ngo ikintu kirenze cyane noneho kinatangaje, more often than not we are completely unaware of similarities between us and our circle of five. Noneho ikintu kirenze papa, abantu benshi ngo ntabwo nyine baba babyitayeho, bumva ari ibintu bitari ibyadanje. Bumva nyine ari ibintu bitari ibyadanje ko wowe ugendana n'abantu bafite imico imeze utanishimiye.
ukaba ati ibintu nzabikontorora wana aha reka dukomeze hano abantu bameze gute abantu muvugana cyane n'abantu bameze gute abantu ba muri kumwe cyane n'abantu bameze gute abantu mubana n'abantu bameze gute these relationships can nurture you, strengthen you, or keep you stuck. Ngo rero uwo mubano cyangwa se iyo mibanire n'abo bantu ishobora nurture ni nko kugaburira ibintu nk'ibyo nyine bivuga ngo bishobora kugukuza mu buryo bumwe runaka, bishobora nyine kugukuza bikagutambutsa bikaguteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ikindi ngo keep you stuck cyangwa se bitari iryo bikakugumisha ahantu hamwe ukaguma hahandi wari uri, sometimes ukanasubira inyuma ugasubira inyuma papa. Now that's where we started to carefully consider with whom you spend your time with. Ngo rero guhera aka kanya tangira kwitondera cyane abantu mugira gute mumarana igihe. Let's go little deeper. Ngo reka tubivugaho gato. As Jim Rohn taught me, nkuko Jim Rohn yabimwigishije, it's powerful to evaluate and shift your association. Ngo ni ngombwa ko ureba mu bantu bose mubana ukabashyira muri bino byiciro bingahe? Bitatu. Andika gatatu muri comment box. Andika gatatu muri comment box. Ngiye kukwereka ibyiciro bitatu. Ugiye gufata inshuti zawe, ugiye gufata abantu mubana ukabashyira muri ibyo byiciro. Umuntu witeguye kubyakira nandike gatatu muri comment box. Ibyiciro bitatu nibyo tugiye kurebaho. Niho ngiye gusoreza topic y'uno munsi. Tugiye kwinjira mu byiciro bitatu ugomba gukrasama abantu mubana, abantu mugendana, abantu muvugana, abantu muba muri kumwe. Guhera aka kanya iyi topic ikirangira, ibyo byiciro bitatu tugiye guhita ubirema aka kanya. Icyiciro cya mbere kiravuga ngo ni dissociations. Kiravuga ngo dissociations. Icyo narakivuga mpagaze kwanza. Dissociations ni ukuvuga ngo wowe aka kanya ugomba gufata umwanzuro ukagira abantu runaka uvuga ngo aba bantu ndababorotse. Je mfite abantu naborotse, ndabafite naborotse. Mfite abantu batareba stati zanjye kubera ko ndabizi ko umuntu kureba stati yanjye araba ari kunkuramo imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mbese ni muri make nta kintu ari bushyire ku iterambere ryanjye. Mfite abantu naborotse na nimero ndazisiba, ndabafite abo bantu. Gwiki no kuri Facebook ugomba kujyaho ukavuga ngo uno muntu ugomba kumubloka kuri Facebook. Murabyumva? Dissociation papa, fata abantu baboroka. Niba umuntu bagiye kubitubwira hanga. When there are some people you might need to break away from. Hari abantu ugomba gufata tuti yanjye ugacana umubano nabo completely. Nyandikira ngo completely muri comment box. Completely papa. Hari abantu ugomba gufata ugacana umubano nabo completely. Ibintu ndi kukubwira byanditswe n'ababiliyonera, Nimba ushaka kuba a billionaire. Ababiliyonera hari abantu batavugana nabo completely. This might not be an easy step to take, but it's essential. Aravuga ngo ibintu nuko turi kwivugana nagari ibintu byoroshye, ariko ngo ni ingenzi. Murabyumva? You have to make the hard choice not to let certain negative influence affect you anymore. Ugomba gufata umwanzuro ushariye. Uyu muti ntabwo ari umuti woroshye. Ugomba gufata umwanzuro ukarishye wo kureka tuma usubira inyuma aho abantu bakubwira ibintu bitari sawa. Ugomba gufata umwanzuro wo kubareka kugira ngo batazongera kukwafekta ukundi. Determine the quality of the life you want. Manzi ushyiraho ubuzima wifuza kugeraho, ushyiraho ubuzima wifuza kubamo.
ngo nurangiza gushyira mu buzima wifuza kugira, then surround yourself with the people who represent and support that vision. Nurangiza numara gushyira mu buzima, ese ushaka kugera kuri ebeti, ushaka kuba silver executive, hang around with other silver executives ariko bari positive. Ese ushaka kuba gold executive, mu nshuti zawe habamo gold executive. Ushaka kugura ikibanza, mu nshuti zawe habamo umuntu ufite ikibanza. Ushaka kubaka ino business ukayigeza kure, ariko uracyari hang around n'abantu bakwitinze, abantu batagikora ino business, cyangwa se n'abayikora bayikora nabi, baba bafite ibigambo biri negative. None uzatera imbere gute abantu mugendana bari mu nzira njyateranyo, atari inzira yo gutera imbere? Uhatera imbere uteo uzi kuri kubyita ibintu byoroshye? Ntabwo ari ibintu byoroshye. Abantu mugendana bagusubiza inyuma. Nimba ukigendana n'abantu badakora ino business mu buryo bwiza, ejo ni wowe. Nimba ino business yikunze, si itegeko kuyikora, niyo hasigaramo abantu batatu bari serious bayikora kandi cyane bikagenda neza, kuko abantu bayitangije n'ubundi bari batatu. Mu Rwanda ntabwo yazagamo na benshi. Yewe na timu yawe nimba muri mu abantu 10 urabizi ko watangiye wenyine. So ngo n'abandi bantu bose ufite niyo bagenda bakongera kubaka ibindi bintu byadanje. Ariko akaru kitwa dissociation uragakeneye papa, uragakeneye. Aragira ngo I am constantly weeding out of my life people who refuse to grow and live positively. Ngo uno mutaramu yafashe umwanzuro wo kuvana mu buzima bwe abantu bose badashaka gutera imbere, badashaka kuba positive. Niba umuntu wumva atari positive, niyo yaba ari airplane wawe muri moving. Niba umuntu wumva atari positive, niyo yaba ari airplane wawe mu broke. Cyangwa wandiko don't answer. Don't answer number 1. Uwo ni uwa mbere. Don't answer number 2. Uwo ni uwa kabiri. Don't answer number 10. Abantu bose kiro za don't answer. Nimba uziki yaguhamagaye abagiye kukuramo imbaraga. Je hari abantu najya nita. Kandi sometimes wabona muri no business. Kuko manzi ko yagiye kumvugisha abagiye kumbwira ibi negativity. Murabyumva? Habango growing and changing your association is lifelong process. Nuvuga rero ngo kuba umuntu yatera imbere ndetse akaba yahindura abantu bagendana ni ibintu bihoraho. Ntabwo ari urugendo rw'akanya gato, kubera ko n'urundi ubuzima ushobora kujya mushobora kuzasangamo naho abantu bari toxic. Rero ni urugendo ruhoraho. Hari igihe urimo kwigendera umuntu akaza mu buzima bwawe, nyuma gato ugasanga wenda ni umuntu utari positive, mu broke. Ntabwo ari itegeko kumucuti n'abantu bose. Ntabwo umwanze, ntabwo hagize umuriro turi kugendana, ariko mu by'ukuri nta tafari ari gushyira ku buzima bwawe, nta tafari ari gushyira kuri business yawe. Noneho ikibazo sasa, some people say I am careful about it, but I want to tell you I am too careful about it, but I want to tell you that you are in trouble. Jesus. Abantu rero aka kantu niko kabi cyane. Ngabantu baravuga ati sha, uramubwira ati nyamaze bari abantu ni hatana. Takabate wapi wacha wana ngenda cyari positive kuri no business. Nzajya bimanaginga mani, nzajya bimanaginga kuko bari abajama twariganye, bari abajama n'abajama banje urebye iki gwiki. Hano bari kutubwira ngo nimba urumwe abantu bavuga ngo uri nguzajya ubyitaho ngo nta ribi, ari kubwira ngo you are in trouble, uri mu mazi abira papa. Kereka nimba umva iyo vision y'uwo muntu ari ushaka gukurikiza. If not, nimba ufite ubuzima wa settings wifuza kugeraho nkuko batubwiye, hitamo abantu ugiye kuba hang around nawo. Hanyuma sasa rero ikindi wivuga ngo nzaba careful, ngo nzajya nitwararika, ngurebye ngo nasaze ngari ntari birye, wari turi tudira ngo tujya dukorana. Bro, ntabwo bikora. Nimba tukiri kumwe, category ya mbere turayibonye yitwa dissociation.
ni wowe nyandike n'abantu bangahe ugiye kubloka n'abantu bangahe ugiye kubloka wenda ndimo kuvuga ati no muntu mana yanjye nta na telefone yo nkishaka ishimwe abantu 10 ngenda ahita babloka shimwe ko yari afite beshira James ati gihe 10 nawe ndahita babloka aho yahuye 5 Diodore 13 ngira abantu ugiye kubloka kakanya training kirangira cyangwa nakakanye ko buri kubabloka Efrem nawe ni 5 Starion ni 2 Anjirika tungenda bamara Boris araburuka abantu 4 ngira abantu ugiye kubloka Teta Oliva no 8 Anjirika 16 buri muntu uri negative ndabubloka ngo bise bubloka asigaye 4 utara urore umwana bubulotse asigaye umwe bare yaje we broka pero saraba mara 25 mwana ya Alex Neves ngaraita baboroka man ibi bintu biri serious sida ni gute wowe ushaka gutera imbere ufite ibintu wasetinze kugeraho ugahanga ingoroni n'abantu batabifite ibyo bintu no wenda reka tuvuge batuve ko batabifite da badafite niyo gahunda wenda bavuga ati una muntu urwego ntararugera ariko nawe duhuje inyota nawe ari positive duhuje inyota yo kugera ku ibyo bintu bita umugore wamusabye imbabazi yaramurangije ndakurahiye utarabona umugore aramuborotse pe ana yaje we reka twiganire ku kantu ka kabiri karavuga ngo limit association akambere twabonye aricyo bita dissociation abantu ugiye kuboroka gafata ugashyiramo blockage ukafunga abantu bakangaye abantu bakavuga ngo niyo limit association no ni ugufata abantu mwari musanzwe muri binwanyi cyane ukabagenera umwanya kavuga ati abangaba wenda ntabwo bari negative cyane ndeka mbe mbageneye umwanya wenda w'iminota 2 tujya tuvugana babwire hayi nikomereze mbabwire hello nikomereze agaba ari gutyo bikora uti ngetse tuvugana ari kubabwira hayi mitangirane mitanikomereza mitanicomereza iyo limit associations there are some people you can spend 3 hours with but not 3 days ngwara abantu bagenewe amasaha 3 mu buzima bwawe ariko batagenewe iminsi 3 others you can spend 3 minutes with but not 3 hours wari n'abandi bagenewe iminota 3 ariko atageze ku masaha 3 always remember that the influence of association is both powerful and subtle. The person you are working with can determine whether you slow your pace or quicken it. My God. Aravuga ngo hari abantu ugomba kuri imitigiye mu marana. Hari umuntu ugiye kuri imitigiye mu marana kakanya. Nawe muranyandikira mu kanya umubare wabo. Bati umuntu no kuvugana ibintu 2 gusa nkahita mboroka. Uyu muntu nta nuwanje wenda nta kintu kiri namumaza ariko usokubana nawe iminsi 3. Hagani hahari ni bya bindi wa mutaramu witwa nabnibaje Houghton Bags yakoze yaravuze ati umubyeyi ni ingenzi sinamuboroka ntacyo namutwara ariko ngiye ikintu ngiye gukora ngiye kumugenera igihe
tuvugana muri weekend amasa iwene iminota 30 ariko twibenye tukavugana amasaha 3 yaba yagize negative. Nuko nguko Hoteli Bags yabikoze. Nawe hari abantu ugiye gufata uri miti igihe mu marana. Uri miti igihe mu marana. Vuga ati wenda sinamubroka, kumubara mu buzima bwanjye wenda ari kubona ari hatsari cyangwa se wenda uvuga ati nta ari negative cyane, umuherezi igihe. Tuzaya tuvugana iminota 30 gusa ku munsi. Uyu nzajya musuza ngo hello hite nikomereza. Nta bindi nta byayambi reka. Aravuga ngo the people you are walking with, ngabantu mugendana bashobora kugena uburyo iterambere ryawe ribwihutemo cyangwa se iterambere cyangwa se figuratively. Similarly, you can't help but in the behavior of one spender. Ngo rero mu buryo ukora mu buryo utanabasha no gusaba abantu mu gendana nibo bayena behavior ibicaka niba akoze bakivuga nawe vuba cyane yangira bikagenda biza. Icyo fata abantu uba limite. Hanyuma reka dusoreze ka gatatu. Ati nanjye nabikoze muramu wanjye kandi naranabimubwiye yarameze nabi none akako okay good. Hanyuma rero ndagira ngo umbwire abantu ugiye kurimita batari muri babandi wa borotse nibanga ugiye kurimita ngo haya amasoko na 30 unyandikire muri comment box abantu banga ugiye kurimita. Ugiye kujumarana nabo iminota 2 gusa, ugiye kujumarana nabo amasogonda 40 gusa, ugiye kujumarana nabo iminota 5 gusa, gahita wikomereza. Nyandikira abo bana aho dura ati njye abantu 30 ngiye niko ndahita mbigenza. Iyo bayita limit association. Ibintu ni ingenzi ku iterambere ryawe cyane. Wasanga ari kano kantu waburaga kugira ngo utere imbere, kugira ngo ugire ikindi kintu ugeraho. Limit association. Okay. Hanyuma reka tujye kuri ku kantu ka nyuma. Aka kantu ka nyuma noneho ko kararyoshye cyane. Karavuga ngo ni expanded associations. None anga abari babantu ugomba gukora uko ushoboye kose mukaba inshuti. Abangaba ashake mu inshuti nija ukuba abangaba ugomba kubihomaho papa bihomeho izicayizi bibona ni abantu ngiye kubwira bihomeho. Reka dukoreshe ijambo. Bihomeho umubwira uti uyu munsi kugura kofi akubwira ati nta mwanya vuga tuzayayo ariko umuvana y'ibitekerezo. Bihomeho nyandikira muri comment box abantu uri bwihomeho. Rero usaza ngari ariho makuru gitifu wakagari. Hi guys. Umusaza ari amakuru gitifu wakagari papa. Arangiwe. Amutwara tumde pe. Gakire nk'akayaga pe.
Gashira akayaga kuko ibintu muri kunkora ntago bibaho. Yaga kanje kagenga. Gashira agafani kubera ko ibintu mu nkoze ntago bibaho. Bro, ngira abantu ugiye kwihumaho muri comment box. Which bihomeho. We have just talked about wording out negative influence. Ngo yatubwiye ukuntu ari abantu tugomba kubana mu buzima bwacu. Ngo mugiye urabahara abantu no kubana mu buzima bwawe, you will also want to reach out. Identify people who have positive qualities. Muna no shaka abantu bafite karite ziri positive. Abantu bafite inyota yo gutera imbere. Abantu bari powerful. Abantu bafite oh my god. Abantu bari energetic. Abantu bashaka iterambere. Abantu bazi gutumira. Abantu bazi positive qualities in the area of life where you want to improve. Hey, nikishaka kuzamukamo. Ushaka kuzamuka mu bijyanye no gutumira, ushaka kuzamuka mu bigendanye n'imibanire myiza n'abandi. Bimeze bishaka kugira umuryango mwiza. Abo bantu genizo gahunda zikire ku murongo. Uvuga ati ngiye muri no gahunda umuntu ubikora neza n'uyu nguyu. Muri no gahunda umuntu uhagaze n'uyu. Nurangiza papa umwihomeho. People with the financial bafite wifuza kugeraho genda ubihomeho. Wihomeho bapi ari hangi genda ushake Facebook zawe wihomeho ugina nabandikira abana kugusubiza aho nyine bandikire. Bichi wihomeho. People with the financial and business success you desire. Tuti yange abantu bafite intsinzi wifuza kugeraho. Abantu bafite iterambere wifuza kugeraho. Abantu bafite amapeti wifuza kugeraho. Abantu bafite office nziza ushaka kugira nk'izabo. Abantu bambara neza kukurusha bihomeho. Bakumenya ahantu bagurira nabo kwanza. Bihomeho. Hanyuma kubaza avuga ngo the parent ngo abantu bafite intsinzi bifuza kugeraho. The parenting skills ku bantu bafite umuryango. Abantu ubona bafite umuryango umeze neza. Bafite abana bafite uburere. Bihomeho n'abana bagenda bahomeho. My gosh. Relationship you earn for. Ngo nimba hari ubushuti wifuza cyangwa se uri mu rukundo ari kuri kubona wewe biri kugwagwana. Ukaba uri kubona abandi urugero nka Patrick we bimeze neza ariko ni urugero. Cyangwa abana nka Kingi bimeze neza. Nihomeho. Bihomeho. Akiza n'ingero ntanze. Bihomeho. Ngo the lifestyle you love. Abantu babaho imibereho wumukunda. Lifestyle you love. Abantu babona bakunda gutembera. Abantu bakati rwose ubona ibintu ari sawa cyane. Abo bantu ugera gute bihomeho. And then spend more time with them. Abantu none ikintu ugiye gukora genda umarane umwanya n'abo bantu. Join organization and the business and the healthy club where the people gather. Abantu bakunda kuba bari hehe. Nimba ari hotel bakunda kuba barimo. Nushaka uzajyayo ushaka ikintu gihendutse cyane muri hotel kigure. Ariko naho hantu uriyo bakunda kuba bari hehe abo bantu. Ngo joining hano abantu baba bari. Nimba ari muri siporo ukabuze korana muri siporo runaka bari abantu runaka bafite iyo karite. Muri siporo jyayo. Ngo shaka kuntu ujya muri organizations and the business chasing na business in the healthy clubs cyangwa se n'ahandi ma club menshi agiye atandukanye wavanamo abo bantu noneho and gather and make friends. Nimurangize mu bico nurangize ubihomeho papa. Ariko the topic bana yani ninde muntu wayumvishe neza. Kwanza bwe twe turasoje
ndagira ngo nyandikire muri comment box, nyandikira muri comment box abantu kwanza, nyandikira umubare nabwo ntari, nyandikira umubare, nyandikira umubare w'abantu ugiye kugera gute ku inshuti nabo, ibanga bihomeho, abantu babikora neza bihomeho papa, abikora nabo twabonye kugiye kubaboro, ariko abandi b'inshuti nabo bya hafi, shaka nimero zabo, reba stati zabo, jya ubandikira, banga kugusubiza wongere, kubera ko bari kwigora ngo wifuza kugeraho, niyo akagusubiza utazamuha uzabatira n'umuntu w'imbwa. Aturira umuntu w'imbwa kandi ariko bana yanjye abo bantu bashake ubikirwanyi, n'abo bantu batumira cyane bashake, mujye mutumirana, abantu bafite lifestyle wifuza hano babitubwiye, abantu bafite ubumenyi ku by'imibanire n'abandi bamenye, abantu bafite imibereho myiza bamenye, abantu bafite relationship zahagaze neza bamenye, abantu baba ubuzima wumva ukunda bamenye, abantu wiki bamenye papa, bamenye abo bantu, bamenye. Nurangiza ushaka abo bantu wabakura, ubinshuti nabo ku ngufu, ku gahato, babyanga babyemera, uzaba inshuti nabo, uzashaka uburyo bwose abantu uzaba inshuti nabo. Uri kubyumva? Uzashaka uburyo bwose abantu uzaba inshuti nabo, babishaka batabishaka, uzabushaka ubwo buryo, uzabushake pe. Sasa rero ikiganiro cyacu turi kucyerekeza ku musozo by dear friends. Ndabashimiye abantu mwese bitabira ikiganiro cy'uyu munsi, byari sawa cyane kubana namwe. Ndi kubona top honors bose, Dr. Eddie top 1 in all accounts, different countries, ndabahagama ahubwo sibaranyira, babyanga babyemera agomba kubamenya. Good. Hanyuma rero my dear friends, dusoreje topic yacu uyu munsi, ndabashimiye kandi kuba mwabanye nanjye, byari sawa, ino topic yari sawa. Ushobora no kwisandaza, nitusoza ndaza kwishyira muri groupe, mu magroupe, ku buryo waza no kugira gute, waza no kuzajya isharinga n'abandi bantu bawe. Mwese rero ndabashimiye my dear friends, byari ibintu byiza bitwika. Twari turi kwiga kuri topic yitwa the power of association. Twabonye ko association ari kimwe mu bintu bikomeye cyane ugomba kwitondera. Twabonye ko abantu tugendana aribo abantu batuma dutera imbere, twabonye ko abantu tugendana aribo abantu bagena iterambere tugeraho, ko tuba dusa nk'uko basa, tugenda nk'uko bagenda, tuvuga nk'uko bavuga, tubona amafaranga nk'uko tuyabona. Ariko dusanga ikibazo gikomeye cyane ngari uko ibyo bintu tuba twumva atari ibya danje, tutabyitaho. Ibyo bintu twabibonye neza cyane, ndetse twaje gusanga ko abantu bose dufite tugomba kubashyira muri kategori zingahe, muri kategori 3. Harimo iya mbere yitwa dissociation, kugenda abantu bamwe tukababoroka neza cyane. Impamvu rino somo nariteguye nuko dufite abantu benshi cyane usanga tukiri close nabo kandi tutagihuje intego, tutahuje icyerekezo, ugasanga abantu turi close nabo cyane, nyine birarenze baye kandi tutagihuje icyerekezo. Umuntu yavuye muri no business, kuva muri no business nta teka muciraho, kubera ko n'uburenganzira bwe yashoye, nimba anagiye byo nibimureba, kwitinga ni choice, kandi umuntu wakwitinza abafite n'impamvu, unagiye yaguclosinga nawe izo mpamvu ukazumva, wewe wamaze kudetermina nimba ino business uzayikora, tayari gumamo, wa mugane wa yandirimbo y'abarokore, nimba urimo neza gumamo. Gukwitinga ni ibintu bisanzwe, kubera ko nawe kugira ngo uzanga hari ibyo wakwitinze. Hari abajanga bakwitinza amashuri, hari abazanga bakwitinze icyaro nacyo waragikwitinze, nimba warajana i Kigali. Abantu barakwitinga, hari abantu bakwitinga igihugu iyo bari ku applying a green card. Murabibona abantu benshi baba bari ku applying a green card bashaka kujya mu bindi bihugu,
baba bashaka gukwitinga igihugu buriya. Hari abantu bakwitinga urushako ukavuga ati ngiye umugore wanjye tumaze kubyarana abana 3 ariko ndamukwitinze ngiye kwishakira kandi kana gato. Nimba umuntu yakwitinga urushako iyi business iri kumva yabirimo ibiki birenze kurya abantu batayikwitinga papa. Abantu bakwitinga idini ukavuga ngo ngiye narindi umunyagatolika baranambatije ku gahanga nagatigisimu narayize amasengesho yo amibukiro y'ishavu amibukiro ntago nyibuka neza amibukiro y'ishavu ayirumuri ayirimbara y'umunezero ayo mibukiro narayafashe ariko abanyagatolika ndabakwitinze nigiriye mu basilamu. Hari n'abasilamu bakwitinga bakava mu basilamu bakavuga ati y'amasengesho yabo yo ntago nyazi cyane ndayakwitinze niyiziye kwivugira zandakora mu Samariya. Ndakubwiza ngo agukwitinga it's normal nta byadanje umuntu akwitinga igihugu akwitinga itorero akwitinga ababyeyi papa ababyeyi butwara bakwitinze njye ababyeyi narabakwitinze ntago nyibana nabo wese uracyabana nabo nanjye abanyagatolika narabakwitinze abantu bakwitinga ibyo baryaga bakwitinga ibyo banywaga hari n'abantu bakwitinga igitsina cyabo papa akavuga ati ngewe ibintu byo kuba umugabo ndabirambiwe nshaka kwibera umugore. Wowe urinde wowe ufite ubumenyi bungana iki ku buryo buba muri timu ye nta muntu wakwitingamo. Bareke bagende bafite impamvu ariko nimba bagiye icyo nshaka kuvuga association yabo nawe inshuti yanjye ba careful nayo ntabwo ndi kubabangisha nuko mbizi neza ko inshuti yanjye nimba ufite intego yo gutera imbere muri no business undi muntu akaba yafashe move itandukanye n'iyawe why not komeza kuba hang around nawe. Hari abandi bantu bari tayari kukwerekera bafite vision nk'iyawe bakiri kubona vision ikomeye cyane muri no business bakiri kubona ko bishoboka bakiri kubona ko bakubaka ibintu bya danje abo ngabo hanging around nabo nibyo dusorejeho mushyire hamwe niyo wenda yaba ari atari n'abandi bamaze kugira ngo yifuza kugira ariko byibuze bafite inyota yo kubigeraho abari bo muhanging around nabo bo kugira ngo hanging around n'abandi bari buze kukuvanamo imbaraga babandi bavuye mu byo bavuye nyine mu byizerwa bari ko navuga good. Rero abantu barahari bari tayari ngende tayari umuntu nawe wumva ari tayari aze twubaka ibintu by'imbaraga. Business iracyashoboka ntago nta byadanje nta nubwo ari bwa mbere habayeho kuba abantu bava muri business ari benshi. Iyi topic niyo mpamvu nayiteguye kugira ngo umenye who you associate with ugomba kwiasocia nawe kandi nutanumva nuravuga ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona ni topic nawe nuyirenza amaso ukavuga ati buriya upline ntago hanamenya nitaba aba yanyweye ntari uzambwira nyuma cyane ko twese ntago tuba duhuje n'intego ushobora gusanga wowe bavuze ati ngiye intego zanjye nazigezeho reka nkomeze n'abari abantu nabo bageze ku zindi ntego zabo dukomezanye ubundi buzima. It's okay ntacyo bitwaye ariko nimba unagiye rivers alone tureke twitwikire ariko natwe dusigaye nimba agiye abo bantu rabashaka iki broker iyo connection hanyuma dutera imbere cyane. Hari kuri dissociation limiting association kwa kundi none ugomba gufata abantu bamwe ukabahigiye gitoya hanyuma twarikora na expanded association hano no ugomba gufata abantu b'inshuti zawe none ukabagira babandi muhuje intego muhuje vision muhuje positivity muhuje umugambi muhuje gutumira muhuje guclosinga muhuje company muhuje icyerekezo bari kubyo wifuza kugeraho byabiri byose twabonye. Ndabashimiye cyane rero Imana ibaho umugisha mwinshi. Roadmap to success nawo kuwa kabiri uyu munsi twakereho gato kubera telefone yanjye na laptop yanjye byaye bitameze neza. Telefone yanjye yari yazimye ntabonye ukuntu mbona umuriro bituma rero na hostingira ku gihe. Laptop nayo yaragize utubazo bituma na hostingira ku gihe ariko ndabizi neza ko mwihanganye mwanambabariye ubutaha tuzabagira noneho ku gihe byanyabyo saa 2 niyo dutangira. Hanyuma Google Meet ya presentation nayo ni saa 1 za buri wa gatatu ndetse na buri wa mbere. Ndabashimiye Imana ibaho umugisha mwinshi naho butaha. Imana ibarinde.